Mugisha yarebaga Muhoza indoro yo kumusaba ko yamubwira bwangu bwanga akagenda. Muhoza yabanje guceceka yibaza niba ari ngombwa gusangiza Mugisha umwanzuro yari yafashe. Mugisha yarateruye ati kutavuga. Muhoza abanza kwiyumvira, arangije amubwira ko yasabye umugabo we ko batandukana. Mugisha yabanje kumva bisa nk'ibitamureba, ariko abonye indoro Muhoza yamurebaga amwenyurana kumubwira ati Muhoza uri umusazi. Muhoza yagiye kuvuga Mugisha amuca mu ijambo amusaba guceceka ko nta rindi jambo ashaka kumva. Mugisha yarahindukiye, amaze kumutera umugongo amagambo aremerera igituza cye nuko gushingura ikirenge biranga. Arongera arahindukira, Muhoza nawe yari atuje arimo kumureba mu mugongo. Ibyo nabyo byari bimunyuze. Bahuje imboni, Mugisha bumbura iminwa ye agira ati sinzi impamvu bimbwiye, gusa niba ari namushaka. Arabanza aramureba, amagambo yakurakura arakomeza ati genda usubirane n'umugabo wawe. Muhoza yari amaze nk'umusazi ku buryo nawe atarari kubasha kwisobanukirwa. Yamennye umutima we, aba aravuze ati Mugisha ni wowe nkunda. Mugisha yabaye nk'uguweho n'ijuru, abura icyo yafata n'icyo yareka. Agiye kuvuga, Muhoza arakomeza ati sinzi impamvu, ndabizi ko ari amakosa, gusa nibyo umutima ushaka. Sinshaka gukomeza kubabaza Rwema. Mugisha yabaye nk'umanjiriwe, abura yamera n'ayacira. Muhoza akomeza kumuhanga amaso ategereje kumva icyo amusubiza. Mugisha wakundaga umugore we cyane yaramubajije ati none urashaka ko njye nkora iki? Ashaka kumutonganya, gusa amanura ijwi kuko bari mu muhanda. Aramubaza ati ushaka ko nanjye nkubwira ko ngukunda? Urashaka ko nanjye nsiga umugore wanjye maze nkagukurikira? Arongera amugira inama amusaba gusubira mu rugo rwe akajya kubana na Rwema. Amwerurira amubwira ati umutima wanjye ubamo umugore umwe gusa, uwo ni umugore wanjye Sano, kandi nawe ntabwo uzigera ubona undi mugabo ugukunda nk'uko Rwema agukunda. Muhoza yumvaga umutima we utakiri mu nda, yumvaga akoze amahano, gusa gusobanura iby'urukundo rukorera imitima y'abene Kanyarwanda biragoye. Mugisha yahindukiye ubutongera kureba, agenda yihuta. Muhoza asigara amureba azenze amarira mu maso, nuko nawe arahindukira aherekezwa n'umuyaga, ariko ntiwigeze umumara irungu habe na gatoya pe. Uko urugendo rwabaga rungana kose, intambwe zirurya buhoro buhoro. Muhoza yisanze imbere y'urugo rwe na Rwema. Yitegereje iyo nyubako itagira uko isa, yibuka ukuntu iyo nzu yari icumbi ry'umunezero we n'umugabo we. Yatangiye kubona ukuntu bombi bayinyuranyuragamo bari gukina udukino, bahorana bameze nk'abari gutangira urukundo bundi bushyashya. Udutwenge twabo ndetse n'amaseko yahoraga ku minwa yabo, byose byari bimaze gusimburwa n'ishavu. Bombi batinyaga guhobera. Yateye intambwe agenda areba ubwo busitani barimo, imbuto zimwe ziribwa. Yibuka ukuntu ibyo biti babiteye bafatanyije, kandi ko buri giti bacyise igiti cy'urukundo. Buri gitonyanga cy'amarira cyagwaga ku butaka kiva mu maso ye cyamwibutsaga ukuntu yafatanyaga n'umugabo we, bombi bari kuhira ibyo biti. Gusa buri ntambwe yateye asanga umuryango w'iyo nzu yari imeze nk'intambwe isezera urwo rugo. Ndagukunda ni ijambo ritoya, akenshi niryo riba intangiriro y'ubuzima bwa bamwe cyangwa se rikaba gusenyuka kw'ibigwi by'abandi. Ni ijambo rivugwa n'iminwa y'amarangamutima, rikakirwa n'amatwi y'amarangamutima, rigatigisa ibituza biryumvisha. Ubwo guhangayika bigatangira ubwo. Yewe n'aba bandi bivugwa ko ari ibihararumbo batagira umutima, iyo baryumvishe rirabatigisa, ndetse n'iyo bashaka kurivuga ribaraza amajoro menshi cyane. Mugisha ntabwo yari yorohewe, buri ntambwe yose yateraga yamwibutsaga ijwi rya Muhoza agira ati yapfukaga amatwi yiwe akicuza impamvu yemeye kumva iryo jambo nk'iryo. Yari azi ko byarangiye ubwo yabonye ubwo yiheberaga ibye n'urukundo byarangiye. Mukecuru na Sano bateraga intambwe ntoya barimo baganira ku rukundo rw'abana bakiri mu nda, ariko ntabwo Mugisha yigeze abafata. Buri kanya ubwonko bwe bwari kure, umutima umwe ukamubwira ko akwiriye gushaka Rwema bakabiganira nk'abagabo, undi mutima ukamubuza umubwira ko amazi yarenze inkombe, ahubwo ko icyiza ari uko yagendera kure ibibazo byo muri urwo rugo bakabyikemurira. Yabaye nk'uwapfuye ahagaze, nubwo yateraga intambwe agana imbere ntiyari azi iyava n'iyagana. Nta nubwo yanamenye ko umugore we na nyirabukwe bahagaze bamutegereje. Yabisanzemo, Sano akimubona amenye ko umugabo we ahangayitse ati mukundwa wabaye iki?
Mugisha agerageza kumujijisha azunguza umutwe amubwira ko nta kibazo afite. Mukecuru yarebye ukuntu bari kurebana abona ni ibyamusize, anyonyomba buke buke abasiga bahagaze. Nubwo yari afite amatsiko yo kumva ikiganiro cyabo gusa yarabihoreye. Sano ntabwo yanyuzwe n'icyo gisubizo Mugisha yari amuhaye. Yongera kumubaza niba koko nta kibazo afite. Mugisha yongera guhakana. Sano aratuza gusa ntiyamwizera. Mugisha yamufashe ikiganza areba ubwiza bwe, ntiyita ku rusaku rw'imodoka zarimo zitambuka, ntiyitaye ku mirasire y'izuba yabuzaga ibimera guto. Arambura ijwi asumbya amajwi y'inyoni aramubwira ati ndagukunda. Sano yari amaze iminsi atumva ijambo nk'iryo riva mu kanwa k'umugabo. Yaramwenyuye ndetse aryoherwa n'ayo marangamutima, nawe aramubwira ati nanjye ndagukunda. Mugisha yabuze uburyo cyamusobanurira ibihari kunyuramo, ubundi aramwiyegereza aramuhobera aramukomeza. Mukecuru wabareberaga kure yishimiraga ko afite umukwe wita ku mukobwa we. Yibutse ibihe bya kera akiri inkumi n'umukunzi we akiri umusore. Arangije aravuga ati ibihe birihuta mujye mubyishimira bigishoboka. Mugisha yafashe Sano mu kiganza, ntibita ku bantu bari kubareba bafata inzira. Udukino twabo twa hato na hato twatumaga mukecuru abasaba kurekeraho. Bageze mu rugo umunezero ari wose, ariko mukecuru ntabwo yari ari gusobanukirwa ikintu kibaho hagati ya Muhoza na Sano kugira ngo impinja ziri mu nda zabo zikundane. Yicaje umwana we ahiherereye amusaba kumubwira buri kintu cyose byatanze kugira ngo ahure na Muhoza. Gusa Sano ibyo yari yabimubwiye, ahubwo yaramubajije ati ese wowe ntiwabonye ko hari icyo Mugisha ari kumpisha? Mukecuru yamufashe mu kiganza amusaba kureka kubunza imitima agategereza igihe cya nyacyo ko umugabo araza kugera aho ngaho akamubwira. Sano yari ahangayitse ariko agerageza kwiyumanganya. Rwema ntiyari ashoboye gutwara imodoka, byatumye asaba Mitima ko ari we umutwara. Mitima yari azi ko bafashe inzira igana mu rugo rwa Rwema, abona inzira irahindutse. Ababajije Rwema aho bari kwerekeza. Rwema amusaba gutwara imodoka acecetse kandi atuje cyane. Mitima yarikirije kugeza ubwo baparitse imbere y'urugo rwa Tuyizere. Mitima yavugije amahoni abona Tuyizere niwe usohotse, ntabwo yari amuzi. Yahindukije igikanu cyiwe areba Rwema, agira amatsiko yo kumenya ikibazanye aho ngaho. Rwema yamumaze amatsiko amubwira ati humura, uyu ni umuvuzi uvura uburwayi bwo mu mutwe. Rwema yakomeje amubwira inshamake z'ukuntu bamenyanye. Mitima yari ahanze amaso Tuyizere ari kuza abasanga. Tuyizere yarambuye amaboko, Rwema ava mu modoka barahoberana. Mitima yari ari kwitegereza buri kintu cyose ari nako yumva amagambo baganira. Tuyizere yanyujije akaboko mu idirishya ry'imodoka asuhuza Mitima, ubundi Rwema amusaba gutegereza akanya gato. Ubwo Rwema na Tuyizere baganaga mu nzu. Giramata wari wambaye agakabutura gatoya ndetse n'isengeri afashe igitabo mu maboko cyiwe yari ahagaze mu muryango abareba. Bamugezeho Rwema aramusuhuza ubundi binjira mu nzu. Giramata yabonye Mitima aramwirengagiza, asubira mu nzu asohokana agatebe agatera ku rubaraza, ubundi arambura igitabo atangira kwisomera. Mitima yaramwitegereje akumva yava mu modoka akamusanga, ariko nawe abanza kwihagararaho. Yageragezaga kureba niba Giramata ari gukura amaso mu gitabo akamuteraho akajisho, ariko asanga Giramata yatwawe n'inkuru yari mu gitabo. Ibintu byo gusoma ibitabo ntabwo byari ibintu bya Mitima, yatinyaga abasomyi, avuga ko bagira ubwenge bwinshi kandi ngo baba bafunze mu mutwe. Gusa irungu ntiryamukundiye, yavuye mu modoka nk'ugiye gufata akayaga, ahindukije umutwe ahuza amaso na Giramata. Byabaye nka rukuruzi, ubundi ibitsi abyereka imodoka amana yerekeza aho Giramata yari yicaye. Giramata yakomeje gusoma ariko anumva intambwe z'ibirenge biri kuza bimusanganira. Mitima amugeze iruhande yagoroye umuhogo arasuhuza ati mwiriwe. Giramata aramureba ati wiriwe neza. Mitima areba igitabo ubwo yigira umusomyi wa cyane, uri gusoma inkuru nziza? Giramata agira amatsiko menshi ati warayisomye? Mitima arahakana gusa amubwira ko we areba uburyo cy'igifuniko cy'igitabo kimeze akamenya n'uburyo cy'inkuru imeze. Giramata yaramusetse arangije amubwira imvugo ivugwa n'abasomyi agira ati ntugacire igitabo urubanza urebye igifuniko gusa. Mitima agiye kwirigura Giramata abamutayemo akana aramubwira ati abana nibo bita ku buryohe bw'amashusho ariko abantu bakuru baryoherwa n'amagambo abubaka.
Mitima yabaye nk'ugize isoni kuko yibwiye ko ubwo bamwise umwana mutoya. Giramata yakiriye ubutumwa kuri telefone yiwe abanza kubusoma ari imyoza. Mitima yumvaga yabaza ikibaye ariko ntibyakunze kuko Giramata yinjiye mu nzu ndetse yinjirana n'intebe, ubundi asohoka yahinduye imyenda yambaye ikanzu nziza y'umutuku. Mitima we yagize ngo ari kubonekerwa, yagiye kumubwira ko yambaye neza. Giramata ntiyamuha umwanya, arangije ati ndashaka ko umfasha. Mitima yemeye ubufasha, ubwo yatse imodoka. Giramata yagiye yibaza impamvu Tuyizere yamwandikiye ubutumwa amusaba ko yamufasha bakava iwe bagashaka iyo bajyana. Giramata yagiye ari guhimba ikinyoma agomba kubwira Mitima kugira ngo atagira icyo akeka. Ku meza hari hateretse icyo kunywa. Tuyizere na Rwema bafashe ibirahuri bya wino. Rwema yari afite agahinda kenshi mu ijwi rye, amaganya ye yose ndetse n'urukundo rutagira ingano yakundaga Muhoza, byose yabisutse hasi abisangiza Tuyizere wari wamwijeje kumwumva. Tuyizere yari yicaye mu yindi ntebe, abonye igitonyanga cy'amarira cya Rwema kigiye kugwa hasi, aba arahagurutse ajya gutegaho ikiganza, arangije aramwegera ashyira ikirahuri ku ruhande, amufata mu kiganza ari nako amubwira amagambo yo kumuhumuriza, yo gukomeza umutima. Ibyo yari abizi neza. Rwema akamubwira ati ntabwo nshaka gutandukana n'umugore wanjye habe na gatoya. Rwema yarahakanye arahira yirenga avuga ko ubuzima bwe butaba ari ubuzima abaye atakiri kumwe na Muhoza. Rwema yarebye Tuyizere wamurebanaga impuhwe nyinshi cyane, aramubwira ati ndakwingize mfasha umugore wanjye angarukire. Ayo magambo niyo yari akwiriye, ariko yari ameze nk'umuravumba ku rurimi rw'amarangamutima rwa Tuyizere. Yarashaririwe cyane, gusa yagerageje kurenzaho, yemera akoresheje umutwe ko azamufasha. Nyamara Rwema yari ari gusaba umwanzi we kumuhereza amazi mu gihe cy'urugamba. Rwema yaramushimiye, amubwira ko ari inshuti nziza y'umuryango wabo. Uko yakavuze Tuyizere yazamuye ikirahure arakimusanganiza, amufasha gusomaho. Tuyizere yakomeje kumuterekera amaso n'ijwi rituje cyane ryo muri Mitima. Tuyizere ati humura, ikizaba cyose njye nzaba ndi iruhande rwawe. Rwema yumvisha uburyohe bw'ayo magambo, aramushimira, aramwiyegereza, aramuhobera. Ubwo yamuhoberaga Tuyizere yayobeje amusoma ku itama. Rwema ntiyatunguwe nabyo kuko yari azi ko ari guhumurizwa. Bongeye kurebana mu maso ya Tuyizere yari yahindutse, ayo kugusha buri mugabo wese wari uri kumubonaho. Rwema yatwawe n'amanyinya, azamura intoki ziwe azikoza ku itama rya Tuyizere. Tuyizere yaroroshye, yoroshye impumeko n'indoro byiwe bijyana no gutera k'umutima wa Rwema. Cleopatra ntabwo yigeze atereka amaso isomo ryo kwiba umutima w'umugabo. Tuyizere yabaye umwigisha waryo. Rwema yatangiye kubona imboni za Tuyizere zimeze nk'ibishashi by'umunezero. Amenyo yiwe yatangiye gusumbya urubura kwera. Ururimi rwa Tuyizere rwabaye rukuruzi. Rwema ntiyamenye ibiri kumubaho, yasanze ari gusomana na Tuyizere. Aho yari yemeye icyaha, ubundi nawe yikiriza imbyino yari iri guterwa na Tuyizere. Tuyizere yabaye nk'aba baveterineri barya abarwayi babo. Intambwe zabo bombi zakomereje mu buriri, imibiri yabo yabaye icumbi ry'umunezero. Gusa Tuyizere we yari yanezerewe birenze ibyo aba bantu bose bo muri iyi si bavuga. Mitima yatwaye imodoka azenguruka umujyi wa Rubavu, ategereza ko Giramata aramubwira amerekezo y'aho bagiye. Aramubaza ati kutambwira turi kujyayo? Giramata yabaye nk'uvuye kure, yitsa Mitima. Ntabwo yari yishimiye ibyo Tuyizere arimo. Yasabye Mitima imbabazi, amubeshya ko yari yatwawe n'inkuru yari ari gusoma yibaza ukuntu irarangira. Mitima byaramutangaje kubona umuntu wihebeye gusoma ibitabo kuri urwo rwego. Giramata yamutwaye kuri resitora, bahagaze, amubwira ko agiye kumusaba imbabazi akamugurira icyo kunywa. Mitima yabyakiriye neza, ubwo bombi barasangira, ariko Giramata yari ari kubunza Mitima, yumvaga yakoze ikosa ryo kumvira Tuyizere. Mitima yagerageje kuganira agaragaza no kumusetsa, birangira bombi bahuje urugwiro, ibitwenge biherekejwe n'umunezero. Bari bizihiwe, dore ko burya ibyo kurya n'ibyo kunywa bihuza abantu. Amazina bari bamaze kuyibwirana, ndetse na Mitima yari yemeye ko nawe agiye kujya agira gutya agasoma ibitabo.
Giramata yamubwiriye inama yo guhera ku dutabo duto duto akazagenda azamura ingano y'impapuro asoma buhoro buhoro. Mitima yakomeje kwitegereza Giramata abona ko nubwo ari guseka atameze neza, nuko yuririra ku rwego rw'ubushuti bari bamaze kurema hagati yabo aramubwira ati ndabona utameze neza. Giramata aramwenyura byo kwijijisha gusa kumubeshya biranga, arangije aramubaza ati ese Rwema ni inshuti yawe? Mitima yikirije adashidikanyije na gato, habuze gatoya ngo amuganirire inkuru y'ubuzima bwabo. Mitima ati yakubwiye nabi? Giramata azunguza umutwe amubwira ko yamenye ko umugore we ashaka ko batandukana. Mitima yahise akonja arimyoza avuga n'intimba nkeya ati byanshenguye umutima wanjye nibwo nabona Rwema ahangayitse. Yamubwiye ko akazi kamunaniye ku buryo ubuzima bumeze nk'ubwahagaze. Mitima asoza agira ati ikintu kiri kumbabaza nuko nta kintu mfite namufasha. Giramata ati ese uziranye n'umugore we? Mitima amwenyura buke ati nakubwiye ko ari inshuti yanjye cyane. Giramata ati ese wamfasha ngahura nawe? Mitima yaramwitegereje yibaza ukuntu afite umwuga mwiza wo kubungabunga ubuzima, nubwo atabizi yemera akoresheje umutwe amubwira ko azamufasha. Giramata ntiyarashaka ibintu by'inzagi, yarashaka ko bikorwa nk'ako kanya, ntiyarashaka kwemerera Tuyizere gukora amakosa ngo asenye urugo rw'abarwayi biwe. Icyo atarazi nuko amazi yari yatangiye kurenga inkombe. Sano yakomeje kwibaza ikiganiro Muhoza yagiranye n'umugabo we, amarangamutima akamugeraho aho we atakwigerera. Icyo ni cyo urukundo rukora, rugahuza umuntu ku buryo ugendana nawe ukabona naho waba uryamye we ari kugenda. Yumvaga mu mutima bitameze neza, akumva yafata telefone agahamagara Muhoza akamubaza, ariko nanone akumva si byiza kugenzura umugabo we kuko ibyo bifatwa nk'aho atamwizera. Yari abizi ko icyizere ari ishyiga ry'inyuma mu rukundo. Yari yicaye ku buriri ariko ubunze ibitekerezo cyane. Telefone ya Mugisha isonera mu koti yari yambaye. Sano yagiye kuyifata kugira ngo ayimushyire, abona ni nimero itariho izina. Aba yibutse ko iyo nimero yahamagaye umugabo we mu minsi yari ishize amubwira ko ari iya boss. Gushidikanya ni kwari kubura. Ubwo yari ari kwibaza icyo gukora, telefone yavuyeho. Atangira kwibukiranya imibare igize iyo nimero kugira ngo ayandikire muri telefone yiwe ashaka uko yamenyana n'uwo muntu. Ubwo yarimo kwandika nimero muri telefone ye, telefone ya Mugisha yakira ubutumwa bugufi bugira buti umbabarire nananiwe kwifata. Sana arebye abona ni ya nimero, umutima we wacitse intege ashaka icyo gukora. Ubundi yandika iyo nimero muri telefone yiwe. Uko yuzuzaga imibare muri telefone yatangiye no kubona izina rya Muhoza riri kuza muri telefone yiwe. Yagize ubwoba bwo gukora urufunguzo muri telefone ya Mugisha ngo asome ubutumwa ajya yandikirana na Muhoza. Yumvisha intambwe ziza zisatira umuryango, asubiza ajugunya telefone ku buriri, ugatangira gukora ubusa atunganya uburiri, kandi byari bimeze neza. Aba aravuze ati telefone yawe bayihamagaye. Mugisha ati ninde? Sano amubwira ko atamuzi. Mugisha yafashe telefone, Sano apfa kubaza ati ninde? Mugisha yongeye kubeshya ko ari umukoresha we uri kumwibutsa ko iminsi yo kuruhuka yarangiye. Mugisha yasohotse mu cyumba, Sano asigarana umutima uri kumurya.